bakunzi ba Louange hora ndabasuhuje aho muri mwese nge nitwa Liane nkaba ndi mama wa Louange ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'umwana mukunda inshuti yanyu mama papa Louange ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego. Muhaye ikaze nubwo ari kuri channel yawe umunsi ninjye wateguye nawe uzampa ikaze ubutaha utegura ikiganiro siko bimeze? Yego. Umeze neza se? Yego. Banda usuhuza abakunzi bawe abana inshuti zawe baha ikaze. Ndabasuhuje mwese abana inshuti zanjye abakunzi banjye ndabasuhuje mwese aho muri. Urakoze cyane. Bakunzi ba Louange hora rero twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro twabateguriye ngindi mama we tugiye kuganira n'umukunzi wanyu umuhanzi wanyu umwana wanyu tuje kubabwira ko ahari impamvu twateguye iki kiganiro hari benshi bamaze iminsi bambaza se Louange biteye umwana wacu ko tutamuheruka yarahugiye mu masomo kwishuri beza bite Bimeze neza. Courage. Merci. Gahunda no kugira gute Kuba the first one. Gahunda no gutsinda siko bimeze. Yego. Impamvu rero mutamubona buri munsi yayibabwiye abari ku ishuri niyo mpamvu ya mbere ituma mutabona indirimbo buri munsi. Impamvu ya kabiri ni ubushobozi. Indirimbo irahenda inshuti zanjye kugira ngo indirimbo isohoke ica muri studio igakorerwa audio na video na amafaranga kandi Louange murabizi ni umunyeshuri. Bisaba bivuga ko rero agomba kuza muri vacances niteguye mfite amafaranga yasanze ntayo mfite niyo mpamvu mba ndetse kubaha indirimbo ariko muhumura indirimbo zirahari abafite indirimbo nziza cyane y'ubukwe yabakoreye abana mubonye indirimbo muzamuririmbira abatonto banyu n'abatantine bakoze ubukwe abafite n'indi ndirimbo nziza yabakoreye nubwo itarakorerwa amashusho ariko nziza cyane abana muzanezerwa umva umukunda mama papa afite indirimbo nziza bakoreye turindiriye ko ikorerwa amashusho nziza cyane abana muzishimira ryoshye rizabirimo abana izabirimo abantu mukunda umva reka two kubivuga cyane batahita tubikishije amatseko ariko muhumure nayo irahari. Ikindi tubazaniye ni iki tuje kubabwira ko twabateguye ikiganiro ijwi ry'abana. Mu kiganiro ijwi ry'abana abana muhawe karibu sibyo abana ntabwo tuzakira abana gusa tuzakira n'ababyeyi twakira abana bafite impano bafite ibyo baje kwigisha abandi twakira ababyeyi bafite ibyo baje kwigisha abana mwese muratumiwe ni karibu icyo kigamije no kugira ngo tubashe kuzamura impano z'abana by'umwihariko abo mu majyepfo sibyo abana bo mu majyepfo murampamagara ababyeyi banyu barampamagara ngo mufite impano ngo murifuza ko zajya hanze mu kiganiro ijwi ry'abana tuzakira abana bose bafite impano ntabwo ari ukuririmba gusa sibyo abana ushobora kuza uzi kuririmba uzi gucuranga uzi gusoma ibitabo uzi gusasa ikintu cyose uzi nk'umwana wazi kwigisha abandi bana tuguhaye ikaze turaza kubaha nimero muzajya muduhamagaraho mukatwereka impano mufite tukabaha karibu ababyeyi mufite ibyo muzadufasha kwigisha abana namwe muhawe karibu tuzajya tubatumira muze dufatanye kwigisha abana kuko abana ni abatware babyeyi beza nongere mbibasubiremo babyeyi twite ku bana bacu tubafashe gusubira mu masomo yabo tubafashe kuvumbura impano zibarimo abana bacu bafite impano ababyeyi benshi bamaze igihe bambaza bati se twakora iki kugira ngo abana bacu nabo baririmbe bagaragaza impano babyeyi beza nta mwana utagira impano mbabarire iki kintu nkivugeho umwana wese afite impano uwawe ashobora kuba atazi kuririmba nka Louange wanjye ariko azi gushushanya ashobora kuba atazi gushushanya azi kubyina neza agatega amaboko ibyo byose nta mwana n'umwe utagira impano ahubwo ababyeyi nitwe dufite inshingano zo kumenya ngo umwana wanjye afite iyihe mpano hari n'igihe usanga umwana udafite impano imwe nka Louange nk'urugero afite impano nyinshi mu minsi mike nzabereka indi mpano afite nayo tubahishiye kandi muzishima muzasanga ari impano rwose mutarimo umuzo kandi ndamwizeye yayiteguye neza niyo mpamvu rero babyeyi beza babyeyi nkunda harimo bambwira ngo dukore iki tubigenze dute
nyamuneka ntuzabuze umwana kuba umwana, ntuzahitiremo umwana ibyo adashoboye cyangwa adashaka ngo uvuge ngo uti umwana wanjye ndifuza ko ajya kuririmba kandi atabishoboye. Kuya ahubwo ganira nawe mube hafi, ube inshuti ye, uzamenya ngo umwana wanjye azi iki ngiki, ashobora gukina umupira, ashobora ni byinshi abana bazi, sibyo? Abana bacu barashoboye, abana bacu tubabe hafi. Louange, nubwo turi kubwira abakunzi bacu ko twateguye icyo kiganiro, turacyafite imbogamizi, reka tubibabwire nk'abakunzi bacu, ni mwe inshuti zacu, ni mwe mutuba hafi. Nubwo twateguye icyo ikiganiro kirahenda, nyamuneka ubu tuvugana, iki kiganiro nta mafaranga kigomba kwishyurwa, sibyo? Nk'abakunzi ba Louange muntize amaboko, muze mumbe hafi, kuko ndifuza ko by'umwihariko mu majyepfo impano z'abana tuzizamura. Ntabwo ari mu majyepfo gusa, n'abari i Kigali, ndabizi Kigali, reka nsuze abana b'i Kigali. Abana b'i Kigali mukunda Louange ku rwego umva mwubahwe cyane, sibyo? Ababyeyi barampamagara bakabimbwira, namwe mwese muhawe ikaze. Ako by'umwihariko tuzibanda kuri ba bana bo mu cyaro, ba bana bafite impano bavuga bati se turazigaragaza bigenze gute? Hano mu kiganiro ijwi ry'abana, umwana wese ahawe karibu. Tugiye kubaha nimero bazajya baduhamagaraho. Siko bimeze? Bahe MTN bazajya baduhamagaraho kugira ngo batubwire ko bafite impano, usibye no kwiduhamagaraho batubwira impano, n'ushaka kugusapotinga, kugushyigikira muri iki kiganiro cyangwa mu ndirimbo, ko n'indirimbo irahenda. Bahe nimero bazadushakaho. MTN 078 28 97 Yego, iyo ni MTN 078 28 97 38. Iyo ni MTN muzajya mumpamagaraho mukambwiraho muri n'impano mufite n'icyo mwifuza gusapotingaho Louange. Bahe na WhatsApp rero, bashobora kuduhaho amavideo y'ibyo bakora, bashobora kutwandikiraho. Bahe na nimero ya WhatsApp 072 80 30 140. Nabyumvise, WhatsApp ni 072 80 30 140. Muzajya mutwandikiraho, mufate utuvideo dutoya, mutwereke impano mufite, ubundi natwe tubahe karibu mu kiganiro. Twatangiye tuvuga ngo dufite ikiganiro, dufite byinshi twifuza kubagezaho, twifuza kuzakora ibintu byagutse bifasha abana benshi, kuko uyu munsi umwana ni umutware, uyu munsi umwana niwe Rwanda rw'ejo hazaza. Uyu munsi babyeyi nitwita ku bana bacu tuzagira amasaziro meza, nitwita ku bana bacu tuzabarinda kujya mu muhanda, nitwita ku bana bacu bazabaho neza, b'abanyarwanda beza, biyubaka ubwabo bakubaka n'igihugu cyabo. Nkuko nabibabwiye rero, Louange nta gikoresho na kimwe afite kugeza kuri uyu munsi. Izo mbogamizi arumva dukeneye kamera ishobora kuza ikajya idufasha mu biganiro, cyangwa ikaba yajya no gufata amashusho y'indirimbo. Dukeneye mikoro, muri kubibona ko nta mikoro zihari. Dukeneye piano ku buryo umwana, hari abana tuzakira bafite impano yo gucuranga, namaze no kubabona benshi bamye bampamagara bambwira bati dufite impano yo gucuranga. Ibyo byose birakenewe, ariko ntabwo byaduciranye ngo tuvuge ngo tuzakora ikiganiro ko twamaze kubibona. Hamwe n'Imana, hamwe n'ibyo dukora byiza n'ingamba nziza dufite, twizera ko ibyo byose bizaboneka. Niyo mpamvu twavuze tutireka dutangire ikiganiro hakiri kare. Imana izadushoboza, sibyo Louange? Yego. Imana izadushoboza, bigende bite, tubone ibikoresho, twaguke ku buryo ikiganiro ijwi ry'abana kizagera kure. Siko bimeze? Yego. Urabyemera? Yego, ndabyemera. Urabyizera se? Ndabyizera. Nta mwana mwigana uzi gusoma neza ikinyarwanda ngo tuzamutumire aze kudusomera? Barahari na benshi. Abazi guhanga, abazi gusoma neza ibitabo, abazi kuvuga imivugo, uzi kubyina. Abo bose tubahaye ikaze, sibyo abana? Mwabyishimiye, mwabikunze? Ndizera ko mwabikunze, ndizera yuko mubonye inshuti yanyu Louange namubazaniye. Bijya binkora ku mutima nk'iyo ababyeyi bamamagaye bati umwana wawe adufashiriza abana. Ababyeyi ndabashimira, ababyeyi mumpa kuraje rwose, mwubahwe cyane. Ababyeyi benshi barampamagara, ab'i Kigali, abahe bakambwira bati indirimbo yitwa Mama Papa
mama papa yo ngo ni umuti. Abana n'abakozi bo mu ngo barampamagara bati mama papa idufasha kurera abana mama papa ni nziza rwose, mujye muyireba mwumve message irimo, mwumve ubutumwa burimo, mwubaha ababyeyi. Nanjye biranshimisha cyane. Reka nsangize ya nkuru nigeze kukubwira abadukurikiye. Nigeze kujya rimwe gusenga, ngiye gusenga mfata umumotari ngiye kuririmba misi. Icyo gihe nari nakerewe nirukanka, mfata umumotari ntazi ko nzi. Turaza tugeze hano kuri kaminuza, umumotari arambaza ngo ese ngo mama ngo wa mwana wawe aracyari umuhanga, ese uramuzi? Ambwira ati umwana we ndamuzi cyane. Ahita ambwira ngo mama ngo uriya mpano y'umwana ntizemere kwizimira. Ndamubwira ese kubera iki? Ambwira ati umwana wawe yubatse abana banjye aramfasha. Ati ahita ampa inkuru y'uburyo ngo yagize ibyago, tuboneyeho no kumwihanganisha ko yambwiye ko adukurikira, agapfusha umugore muri covid. Ako yarambwiye ngo yamusigiye abana babiri, uw'imyaka 10 n'uw'imyaka 3. Yarambwiye ati indirimbo y'umwana witwa mama papa niwe yankuye abana mu bwigunge. Ati iyo ngeze mu rugo abana batangiye kwibuka ko nta mama wabo uhari, mbaha telefone bakareba mama papa atabana bakongera bakishima. Ikintu cyambabaje rero nuko nihutaga ngiye kuririmba misa, simbashe kubitekereza ngo mbere n'agaciro. Nyuma nibwo nageze mu rugo ndabitekereza, ndavuga ariko burya bya bintu dukora twe twumva ngo biragoye bigize gute, bifasha abantu kugeza ku rwego bishobora kubaka abana mu rugo bari mu gahinda nk'ako. Indirimbo ikaza igafasha abana kubaho mu buzima bari mu bwigunge. Ikintu cyambabaje ntabwo nafashe nimero yuko narihutaga, nta nubwo nahise mbitekerezaho ngo mbihe agaciro uwo munsi, ariko nyuma none nabihaye agaciro. Niba ubona iki kiganiro wa mumotari we ntabwo nkuzi, wowe uranzi, niwongera kumbona itumba nteze moto, niyo ujya kuri iyi cano twashyizeho nimero uzamfashe umpamagare, nzazanira Louange asura abana. Ndakwinginze kandi umbabarire kuba ntarahise mbiha umwanya urya munsi, nari ndi stress nakerewe ngiye kuririmba misa, ariko numvisha agaciro kabyo. Uzamfashe, natanze nimero cyane mbona itumba, uranzi wowe, uzamfashe unyibwire, mwemere ko Louange azaza gusura abana akabasusurutsa. Ntago ari we wenyine, hari n'abandi babyeyi bamumagara bakambwira ati umwana wawe afasha abana bacu. Babyeyi mufite abana, aba bafite anniversaire, bafite ibirori runaka bitandukanye, nabahaye nimero mujye mumpamagara, nzajya mbazanira umwana wanyu Louange abashimishe, asusurutse ibirori by'abana banyu. Si nibyo gusa Louange, nta nubwo anniversaire gusa, n'ahandi cyane, ariko muri vacances ko mu gihe cyo kwiga bagomba kwita ku masomo. Siko bimeze? Yego. Ugomba kwita ku masomo, ariko muri vacances ni umwanya wo kwita ku mpano, tukayizamura, tukazamura abana, tukereka abana yuko nabo bashoboye, sibyo? Abana ni mwe Rwanda rw'ejo. Mugomba gukura neza rero, mufite ikinyabupfura, mufite kubaha ababyeyi, mwiga cyane. Siko bimeze, ariko umuntu agaragaza impano zibarimo. Ubuse ntiwagira ubutumwa w'abakunzi bawe? Abakunzi bawe urabasaba iki muri wowe? Uraza kugira umwanya wo gusezera abana no kubaha impanuro. Uyu mwanya abwira abakunzi bawe muri rusange. Abakunzi bawe harimo abana, harimo ababyeyi, harimo benshi batandukanye. Abo bose rero gira icyo babwira. Igihe n'icyo ubasaba wumva nyine. Yego. Inshuti zanjye cyangwa se mwese bafana banjye, ndabasaba gukora subscribe, munshyigikira, mukafasha no mu mpano yanjye. Yego mwabyumvise, mumufashe nyamuneka dufatikanye iyi mpano tuyizamure itazazema. Ariko nizera ko mu gihe nkiriho nzakora ibishoboka byose kandi namwe nzi ko muzamushyigikira. Twabahaye nimero, ushobora gushaka uburyo ushaka kumushyigikira, nimero twayibahaye. Ushobora kuvuga uti ngenda mwishyura audio, undi ndamwishyura video. Ushobora kuvuga uti mfite ubushobozi ndamugurira kamera, ndamugurira micro, ndamugurira piano. Icyo ushoboye nk'umukunzi we, nimba wifuza ko impano ya Louange ndetse n'izindi mpano tuzagaragaza hano zitazazima, ni ukuri karibu muze mumfashe kandi ndabizeye
bayobozi beza, ndabizi mukunda Louange, hari benshi mumaze kumumenya. Ni ukuri imbaraga zijya mu gushyigikira impano ziba mu mupira, muzizane dushyigikire n'aba bana bafite izindi mpano. Barahari, njye mbimazemo iminsi nk'umubyeyi ndabizi, abana benshi barahari barampamagara, ababyeyi barampamagara, mudufashe n'izi mpano zindi tuzishyigikire zizamuke. Sibyo Rowa? Yego. Kandi ndabizi bagukunda ari benshi, turanabasohoje aho bari hose. Yego. Bwagira ubutumwa rero ugenera abana muri iki kiganiro. Bakubonye bishimye, ndabizi baraza kwishima, bari bamaze iminsi bibaza se Louange ari he, twabwe ko yari ari ku ishuri. Ngagira ubutumwa ugenera abana n'inshuti zawe. Bana nshuti zanjye, dukunde kwiga turangwa n'ikinyabupfura kandi tugaragaza impano ziturimo. Abana mwabyumvise, kwiga bigomba kuza ku mwanya wa mbere, mukiga mukarangwa n'ikinyabupfura, mwubaha ababyeyi kandi mukagaragaza impano zibarimo kugira ngo ababyeyi tubashe kubafasha. Ababyeyi namwe reka ngire nsoze ngira ubutumwa namwe mbaha, ababyeyi beza. Abana ni umugisha, abatarababonye bazi uko bimeze, mboneraho no kubihanganisha. Babyeyi dufite abana, twite ku bana bacu, tubabonera umwanya. Ubuzima buragoye, tuba muri byinshi biduhuza, ariko babyeyi beza mureke dushakire abana bacu umwanya, tuganire, tubakunde, tubereke urukundo. Bazaba inshuti zacu, bizabarinda ibibi byose, kuko ababyeyi tuzaba twababaye hafi kandi twamenye ibyo bakunda n'ibyo banga n'ibibabangamira. Ubundi butumwa ntasoza ntavuzeho, babyeyi twirinde amakimbirane yo mu ngo. Birababaje, biteye agahinda, umunsi kundi dusigaye twumva inkuru umugabo n'umugore bicanye. Ababyeyi beza iyo twicanye abana tuba tubasigiye ndi. Iyo kintu mujye mugitekerezaho, ntabwo ari uko nubatse urugo rwiza 100%, nta nubwo ari uko maze imyaka myinshi mu rugo, ariko bintera agahinda. Nabaye imfubyi ndabizi, kuba imfubyi birababaza, kongeraho kuba imfubyi wabitewe n'ababyeyi bawe ni agahinda gakomeye. Ntabwo rero twazagira u Rwanda rwiza, ntitwazagira abayobozi beza, kuko nitugira abana bakurana intimba nk'iyo, nitugira abana bakurana ibikomere, nta rukundo bazagira, nta muryango muzima uzabaho. Babyeyi beza, twirinde amakimbirane, dukunde abana bacu, hato batazajya kuba mu muhanda kubw'amakimbirane yacu, hato batazabaho nabi kubw'amakimbirane yacu. Tugabanye amakimbirane rwose, birababaje, biteye agahinda. Bari abana bari mu gahinda gakomeye. Ndabinginze nk'umubyeyi mugenzi wanyu, twirinde amakimbirane. Murakoze cyane rero, reka dusoze ikiganiro tubabwira ko tubakunda, dupepera abana, ababyeyi, abantu mwese mwari mudukurikiye, turabakunda. Ikiganiro ijwi ry'abana, naho ubutaha tuzagaruka, dushaka kuzagaruka tubafitiye umutumirwa, dushaka kuzagaruka mbaha amateka ya Louange, kuko ari benshi bibaza kumenya amakuru ese Louange ni mwana ki. Ibyo byose mu kiganiro ijwi ry'abana muzabimenya, kandi ntago gikuyeho ko impano yo kuririmba ivuyeho. Impano zo zirahari, indirimbo muzajya muzibona nkuko nabibabwiye bidatinze. Ejo cyangwa ejo bundi arabaha indirimbo nziza y'ubukwe. Nyuma yaho nabwo turi kubategura iyo ndirimbo yindi yabakoreye ku buryo yakorerwa amashusho no mukazayibona imeze neza. Bye, Imana ibarinde, turabakunda cyane.